Kwiyandarika ni uguhurwa haba gushuka, ukagwa mu mitego mitindi imeze nk'imifatango. Rero kuyisimbuka ntibiba bigishobotse keretse kwirinda. Kera urubyiruko rwagiraga isoni, rero izo soni zabafashaga kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina. Kwiyandarika biri mu byugarije urubyiruko rw'iki gihe ndetse n'ababyeyi. Ese imyambarire yabigira uruhare mu guhinduka kw'imyitwarire? Tugiye kubagezaho inkuru y'umugore Ansira wakunze kubona umukobwa we Kirezi uko yambaraga atikwije, bimwe bita bya gisirimu. Nuko Ansira atekereza ukuntu kera bambaraga n'imyitwarire yabarangaga. Ayisanishije n'ibyo abona ubu, asanga bigenda bihinduka. Abakobwa bo hambere nibyo bihe bari bagezemo. Rero uko iterambere rirushaho gukatara, ni nako kandi rirushaho guhindura ibintu byinshi ndetse ridasize n'umuco. Igihe kimwe Ansira ashaka uko yaha isomo umukobwa we Kirezi kugira ngo amufashe gutekereza. Nuko yenda isekuru n'umuhini ndetse n'udutebe tubiri duciye bugufi, kamwe kiwe n'akandi k'umukobwa we. Nuko yicara hanze, arangije atangira gusekura isombe. Nuko ahamagara umukobwa we ngo aze babe baganira. Nuko Kirezi araza, ahageze abona nyina asekura akoresheje amaboko. Niko kumubaza ati, "Sema, ubwo ntuvunika? Iyo ntuma se nkajya kuyisesha hakurya iriya?" Nyina aramusubiza ati, "Nibyo, ndavunika ugereranyije n'uko imashini zaje. Kera zitaraza twasekuraga imyumbati, soya, ibigori, amasaka, isombe n'ibindi mu isekuru." Nuko Kirezi aramusubiza ati, "Ariko baravunikaga kandi bagatinda kubona ifu." Ansira aramusubiza ati, "Nibyo, kandi imashini zisekura byinshi mu gihe gito." Nuko haca akanya, Ansira arongera amubaza ati, "Se, ko akayunguruzo k'imashini gashira bagashyiramo akandi, utekereza ko burya kaba kagiye he?" Kirezi aratekereza, arangije aramusubiza ati, "Kaba kagiye mu ifu." Nuko nyina amubwira ati, "Niko biri. Rero akenshi burya ibitaribwa bikagenda bitwangiza kandi twari tuzi ko ari byiza kuri twe. Iterambere ni ryiza ku ruhande rumwe, ariko nanone ku rundi ruhande ni ribi. Ni ibintu utahunga gutyo gusa. Ni ryiza, tugomba kugendana naryo, ariko ntidutegekwe naryo, kuko iterambere iyo rikoreshejwe neza riba ryiza, ryakoreshwa nabi rikaba ribi kurusha." Kirezi yakomeje kwitegereza nyina, nuko nyina arongera amubwira ati, "Kera abakobwa cyaraziraga kwegereza umuhungu cyangwa se ngo batemberane, nubwo babaga ari abafiyanse. Iyo baganiraga, umwe yabaga ari kure y'undi. Ikindi, bavuganaga igihe gito, kandi umukobwa ntiyagombaga gutinda aho yagiye, kuko nta gihe cyo gutembera icyo gihe cyabagaho.
Rero iyo yumvaga umusore amubwiye amagambo y'amafuti yarirukaga, kuko ari uwo muco. Babwirwaga ko ibiteye isoni ari bibi kandi bizanira umuryango umuvumo, ndetse aramuka atwaye inda y'indaro akajyanwa kujugunywa ku karwa. Kandi umukobwa yabaga yambaye ku buryo umusore cyangwa umuhungu atamurungurukaga ngo arebe mu ntege ze, ikibero cyangwa umukondo. Cyaraziraga. Rero ibyo bihano bikomeye byatumaga birinda cyane, kandi isoni nazo bagiraga zabanira gukora ibyo bashatse. Ibyo byose byarabarindaga. Arakomeza amubwira uko hambere nta myenda yabagaho. Kera bambaraga inshabure n'inkanda, ariko kubera ko bose ariko babaga bambaye, byatumaga bumva ko ntacyo bitwaye, kuko nibwo ubuzima babagamo bose icyo gihe. Burya umubiri uhinduka bitewe n'imyumvire ya muntu, uko atekereza ikintu runaka. Urugero, uramutse ubonye igiti nijoro, nuko ubwonko bwawe bukakumvisha ko ari ingwe ihari. Mu by'ukuri uhita wumva utaye ubwenge, umubiri wose ugahungabana, ndetse ukaba wanatitira, hari n'uhita yinyarira. Burya ubwoba bwinshi buturuka ku bwonko, uko bwakiriye ikintu. Bigoye ko umusore yabona umukobwa yambaye nabi ngo abure kumureba. Rero uko kumureba bituma habaho kugira amatsiko y'icyo kintu, cyangwa se gukumbura icyo gikorwa. Ibyo ni byo bimutera gutekereza. Uko gutekereza agize gutuma n'imyitwarire ye ihinduka, nuko akamera uko atari asanzwe ari. Kugira ngo ubusambanyi bubeho, nuko hari ibintu bitatu biba byabanje kubaho. Harimo ibyo muvugana cyangwa se uko mukoranaho, icyo bita karesi, guhuza umubiri. Ikindi, ibyo murebanaho, ibyo nibyo bituma irari rizamuka, ubwo ni igice cy'amaso. Ubu umukobwa ahura n'umusore bwa mbere muri kino gihe turimo, umwe akaka undi nimero, hanyuma bakaganira, bakamenyana bihagije. Undi akamenya undi, n'undi bikaba uko. Uko barushaho kuvugana, niko urukundo rurushaho kuzamuka, bakamenyerana. Uko kumenyerana burya ntawe uba ukishisha undi. Bongera guhura, umwe akora kuri undi, undi ntagire ikibazo kuko nta kwishishanya kuba kugihari. Kera bitewe n'uko wari umuco, buri wese yabaga yambaye ubusa. Umubiri ntiwagombaga guhinduka, kuko ubwonko bwabonaga ko nta kintu kidasanzwe amaso amweretse. Rero impamvu ari ubusambanyi bwinshi, ni uko amatsiko abantu bagira kuri bwo, cyangwa se bamwe bagakumbura ikintu runaka cyabaye, bituma bumva babishatse. Maze kubera nta rwitangira ihari, haba mu kuganira se, kwambara nabi, cyangwa gukoranaho, bituma ubusambanyi bukorwa. Ansira yongera kubaza Kirezi ati, ni impamvu ki inda zambara imyenda mitoya zigaragaza ibibero, umukondo cyangwa amabere? Kirezi aramusubiza ati, aba agamije gutera irari no gukurura abamureba. Nyina ati, nibyo, bigatuma babashaka. Atambaye kuriya ntawamureba nk'uko amureba abyambaye.
cyangwa se yambaye imyenda yikwije. Nuko yongera amubaza ati, uramutse ufite ihene wagenda ukaratira impyisi uti mfite ihene nziza? Kirezi aramusubiza ati, oya, burya ntawe uratira impyisi abana yabarya. Nyina arongera amubaza ati, ese impyisi iriya abo bana yaba ibakunze? Kirezi aramusubiza ati, oya, ahubwo yabikunze imibiri yabo. Ansira yungamo ati, nuko rero abashuka abakobwa nuko bamera, uzirinde kwiyandarika cyangwa ngo witware mu buryo budahwitse, wambara ibituma bakureba, umukondo uri hanze ugaragaza intege, kuko waba umeze nka sakabaka weretse amasaka, isigara ishaka inzira yacamo ngo iyagereho. Ayo mayeri ikoresha ni nayo abasore bakoresha iyo bakubonyeho ingeso runaka cyangwa imyitwarire runaka, ushiduka waguye mu mutego. Uzirikane ko nyir'ibyago n'ibyatsi bimwima inzira. Burya abantu bavumba uburyo bwo kwambara sitayiro cyangwa se imyenda babitewe n'impamvu runaka cyangwa se izindi nyungu zabo, kandi bambara uko bashaka. Rero n'abandi babibona ntibatekereze impamvu zabyo, kandi ntibamenye n'ingaruka bibagiraho bo ubwabo. Kuri kino gihe leta itekereza urubyiruko n'abandi uko babaho neza, ariko abantu bo ntibita uko abandi babaho. Kirezi yinjiye mu nzu agaruka yambaye indi myenda, nuko ashimira nyina ati, mama, inama ungiriye nzazizirikaho kandi nzazikurikiza. Icyakora Kirezi yambaraga imyenda azi ko igezweho, atagamije gukurura abasore, ariko akimara gusobanukirwa ko kwambara nabi atari byiza, ashimira umubyeyi we wamufashije kureba kure. Muri iyo minsi Kirezi yari afite urugendo rwo kujya i Kigali. Yari yarabihishe ababyeyi be. Akimara kubona ko ababyeyi be bamukunda kandi bamwitaho, atekereza ko atari byiza kubahisha urugendo rwe cyangwa na gahunda ze zose. Niko kubwira nyina ati, mama, uzi ko maze igenda afite akazi, mbese urabizi ko gasa n'akabuze neza. None hari umuntu wampamagaye ambwira ko yamboneye akazi i Kigali kandi keza, ngo gahemba neza kandi kari n'ahantu heza, numva ntakitesha. Rero yansabye ko nazajyayo kuwa mbere mu gitondo ngahita ngatangira. Ansira ntiyarishimiye ko umukobwa we Kirezi akomeza kwicara mu rugo nta kazi afite, ariko kandi yibajije ukuntu umuntu yajya mu kazi yita ko ari keza nta kizamini cy'akazi yakoze. Yumva agize urujijo, nuko asubiza Kirezi ati, mwana wanjye, se burya kugira amakenga no gutekereza nibyo bibanza mbere yo gufata umwanzuro. Urabona ko umaze gukura, kandi ikigero ugezemo nticyoroshye, bisaba kwitonda, kuko amayeri aba ari menshi yo kuba bagushuka. Ibyo mbikubwiye mu gihe waba ugeze mu kazi, ukajya umenya uko witwara. Birashoboka ko ibyo yakubwiye byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Nabyo ugomba kubitekerezaho mbere yo gufata uwo mwanzuro, ukamenya ngo mu gihe nsanze atari byo nabigira nte, cyangwa
bibaye atari byo ukaba utabizi ukibaza uko wabivumbura, uzakoresha ubushishozi. Rero inama umubyeyi aha umwana we ni nk'ikiraro kizamwambutsa, ni nk'itara rimurikira inzira itagaragara, akamenya neza iyo nzira kuko aba atayibona. Arakomeza amubwira ngo umuntu ashobora kumva ijambo akumva arishimye bitewe n'uko hari aho amukoze, mu by'ukuri ntaba aryumvise bwa mbere. Kugira ngo ufashwe uba wabanje kwigishwa. Umuntu yakubwiye ngo ngwino tujyane ahantu runaka, uhita wiyumvisha ibintu uzahabona utari usanzwe ubona, icyo gihe ugira amatsiko. Cyangwa se ibyo uzahabona utari uherutse kubona, ibyo nibyo uba ukumbuye. Burya amatsiko ugize niyo agusunikira kwemera ko mujyanayo. Gukumbura wagize nabyo byagusunikiye kwemera ko mujyanayo. Rero kurambirwa wagize nabyo byagusunikiye kwemera ko uvayo cyangwa se ukajyayo. Icyo wamenya ni uko ubuzima bw'ahandi abenshi babona ari bwo bwiza kurusha ubwo barimo. Bishimira kububamo, ariko bamara kubugeramo hari n'abasanga nta tandukaniro ririho riruta ubw'ubuzima bari barimo, ariko hari n'abasanga harimo itandukaniro ariko rikabagora kububamo. Mwana wanjye, dore amahanga arahanda. Negeze kuba hanze, ariko burya iwanyu aba ari iwanyu, iw'abandi burya si iwanyu. Inkoko iyo iri iw'abandi n'umushwi urayishonda, burya ntibayisanzura. Mugani ka kinamico ngo burya ntuzizere serukiranywe bita akadahumeka, dore imbonyi zabaye nyinshi. Uramenye mwana wanjye, ntuzugurire butaracya, ntuzarurire itarashya, hato utazaba igisekeramwanzi. Kirezi yakomeje kumutega yombi, arangije aramusubiza ati, mama, inama ungiriye ndazizirikana kandi nzazikomeza, nzikomereho. Ugira amahirwe abona umugira inama kandi abona umuhano. Mu gitondo kare inkoko ya mbere igikubita ibaba, Kirezi yasezeye ku babyeyi afata inzira aragenda ajya muri gare gutega imodoka. Akigera i Kigali asanganirwa n'uwo bari bafitanye gahunda y'akazi. Baraganira nuko amujyana ahantu heza kwiyakira, babanze bica isari. Mu byo baganiraga ariko Kirezi yumvaga anyotewe no kumva yagusha ku ntego y'ikimuzanye, ariko yumva nyamusore amuzanye acisha hirya no hino. Kirezi ni ukumubaza ati, mfite amatsiko y'ako kazi, nzagakorera he? Ese nzatangira kugakora ryari? Ako kazi yari yaramubwiye akariko, nicyo cyatumye ava iwabo mu ntara akaza i Kigali. Nuko barakomeza baraganira. Kirezi areba hirya abona umukobwa bari mu kigero kimwe. Arangije abwira nyamusore ati, kanjye gusuza uriya mukobwa twariganye, disi abaye umusirimu, sinari muherutse. Ariko ibyo yabivuga agira ngo ajishe umusore abone uko yamucika. Kumenyana nawe byahe byokajya. Nuko barahuye baraganira. Kirezi yibwira umukobwa
nawe amubwira uko yitwaga Muhoza. nuko baraganira. Kirezi ati Kigali ni amahanga, naje mvuye iwacu i Rusizi ngo nje mu kazi. Mpageze unzanye ambwira ko ngo aho nzakorera ari hanze y'igihugu, ampa n'amadolari ngo ni agahimbazamusyi. Nibaza ukuntu agahimbazamusyi kaza umuntu atarakora. Nyuma numva bamuhamagaye ngo ni icyo ashaka ukimuhe, ngo kandi mubaraze muri hoteli zihenze kurusha izindi, niko boss avuze, ngo hanyuma mujyane nawe nanjye nkomeze gutekereza uko nabategurira urwo rugendo rwanyu. Ntekereje izo nkuru, nkurikije n'ibyo mama yambwiye, numva ari zabihe. nuko Muhoza ati ahubwo niba ufite tiki w'icyura itahire, byinshi birimo amarira biruta bike birimo umutuzo n'amahoro. Dore bakujyana utazi n'aho bakujyanye, ushiduka ubona ari ugucuruza cyangwa ugategekwa gukora ibyo bashaka ku gahato. Rimwe na rimwe hari n'igihe usanga bawukoramo zimwe mu ngingo z'ibice byawe nk'impyiko, umwijima ndetse n'ibindi. Izo zigahabwa umuherwe uzirwaye watanze ashaka gukira. Wabyanga wabyemera kuko nta ndi mahitamo uba ugifite. Bagukuramo impyiko imwe cyangwa zombi, nawe ukamera nk'itungo riri aho kandi wari wimereye neza. Kirezi yisubiriye iwabo mu cyaro. Iyi nkuru yanditswe na Nshimiyimana Emmanuel. Burya ugize agatebo ayora ivu.